Reka twongere tubasuhuze inshuti mukurikira ibiganiro bya World Star Entertainment nkuko twabibamenyereje tugenda tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo muramuzi, ibikorwa bye birivugira, niwe turi kumwe muri aka kanya. Rero reka ntavuze byinshi kuri we, atangira twibwira mu buryo bwa gihanzi. Turi kumwe nawe. Yes, ngira ngo mwamwumvise nk'abari bazi zino ndirimbo mu bihebye, ngira ngo bahise bamumenya neza. Ariko reka noneho atangire atwibwira ubundi amazina ye ninde, tutangiye twinjira mu kiganiro neza. Njyewe nitwa Sudi Mavenge, abandi umuhanzi uririmba indirimbo gakondo. Iyo ndirimbo mereyeho niyo ndirimbo yamenyekanishije cyane. Iyo ndirimbo cyangwa nkakora kuri uya murya iriya nanga abantu bayizi bahita bumva ubundi we, ariko kwivuga byari ngombwa amazina yanjye kuko ni ibintu bibiri bijyana. Nkaba ndi umuntu rero ashobora kumaza uti Mavenge Sudi ni muntu ki, ni umugabo w'imyaka itari mike, maze umugabo wubatse hafi imyaka 27, mfite urugo, amaze imyaka 40 mu muziki. Mbere yuko nsohora indirimbo abanje kwiga umuziki bisanzwe, nyuma ntangira umuziki kuva naho utangira kugera umaze imyaka 40, kuko naho utangiye muri za 86. Urumva ko haciye igihe, ndi umuntu w'umunyabigwi cyane. Tugize amahirwe turi kumwe nawe, ndatwajyana tuganira. Nirihe banga ryatumye mushikama mukaguma mu muziki imyaka igera muri 40 yose? No kubanza ukareba buririmbira indirimbo ugiye kwandika, igihangano ugiye gusohora kiramarira iki society, kirayigisha iki, ni we ubutumwa burimo bwimbitse ku buryo na cya gihangano n'abaza generation iri muririmbira, society iri muririmbira mu kindi kinyejana neza itakihari. Ibya bihangano bizamarira iki, bifite ubuhanga bungana iki mu kuzakorera mu kuzigisha abandi bantu bo mu kindi kinyejana. Icyo tubanze gutekerezaho, tugahanga indirimbo zitarangira, izaba iz'urukundo cyangwa izivuga ku buzima busanzwe, ziba zuje ubuhanga ku buryo zizabasha kwigisha n'abandi bazaza. Mwakundaga kwibanda cyane ku rukundo iyo mwaririmbaga, mwibandaga ku rukundo, amagambo meza nkariya. Ubundi inganzo yanyu ni ikihe gihe cyiza iza? Ni ryari inganzo yanyu iza ukavuga ati amagambo nk'aya nganda yafite nk'umuhanzi? Ni ukuvuga ngo iyo uri muri society ugenda uganira n'abantu batandukanye, igihe aricyo cyose inganzo yaza. Ariko hari igihe noneho gukirigita ikakubuza amahoro, ukiyaranja ukava mu bandi ukajya wenyine, ukajya kwicara ahantu wenyine, ukahita wandika ibikurimo bijyanye n'ibyo wahuye nabyo ubwawe. Inganzi yije kubw'ibyo wahuye nabyo ushaka kuririmbaho, cyane cyane nkanjye uri muri domaine y'urukundo. Hari igihe kiza nkumva ko ngomba gukora indirimbo rwose ijyanye n'urukundo, yankirigise icyo gihe mva mu bantu bashobora kuba wenda bandogoya, nkajya ku ruhande nkayandika. Igihe cyari cyo cyose iyo bije bita niherera nkajya kubyandukura kugira ngo ntazabyibagirwa, kuko iyo bije igihe cyari cyo cyose bishobora kugucika. Indirimbo zawe zabaga ari inkuru mpamo cyangwa hari n'ibindi bintu wagendaga ubona muri society ukababyandikaho? Hari ibyo nagendaga mbona nkabyandikaho, hari ibyo nabaga muriho n'abagenzi banjye tukabiganiraho bikora ngo tubyandikaho. Hari n'ibyo nabaga numvanye bagenzi banjye tuganira, nkahita
ndirimba duko nkabyandikaho nabo ukora ko twabagunda turi kumwe kikagira nkabwa nimbo ibyo twaganira bikuyemo indirimbo ariko darahugeze bakambwira bati kumbe ubyo cya kiganiro twagize bagikuyemo indirimbo nabo bakaba bayiraho nagereje tukazamura indirimbo tukayisoza. Ni nk'ize ndirimbo zirimo ufite z'inkuru mpamo ni nko ku munini cyane cyane nko ku munini n'indirimbo bitakanengwa n'indirimbo zifite inkuru mpamo n'indirimbo zifite amateka ku buryo hari ibyo nagiye mbona byatumye zira ndirimbo zandikwa. Yego Mavenge tugize amahirwe turi kumwe nawe ubundi nkamwe mumaze igihe kinini mu muziki ubundi umuziki kuri mwebwe musobanura mute? Umuziki kuntu tusobanura umuziki urimo ibyiciro bitatu. Icyambere ni ugushimisha society. Umuziki ubundi ni umuti ni umuti buriya ni kibi utahabwa na docteur. Umuziki rero uwumva uramushimisha uwukora uramushimisha. Ikiyo kivuyeho rero kwa kugushimisha niho noneho umuntu ubuze ubwenge niho hanyuze ubutumwa kuko iyo umaze kubona ko cya kintu gishimisha gifata benshi kandi kikabubaka muri bo no gushaka uburyo wanyuzamo ubutumwa kandi bubaka kurushaho. Burya indirimbo melody umaze gukora melody nziza unyuzamo ubutumwa buzagira icyo bumarira society. Hari nk'indirimbo zawe nyinshi abantu baba bagiye bakumbuye nko ku munini n'izindi ndirimbo za kantengwa n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye hari nkako wabacishirizaho abantu bakongera kabagarura muri ya mood noneho yo muri bya bihe bya Mavenge Sudi? Indirimbo giye kubaririmbira ni ikiganiro turimo kizumvwa na benshi kizarabwa na benshi dufite abakunzi benshi bya byose ariko twe dukora kenshi cyane gashoboka. Ikiganiro turimo kugikora ariko dushoje weekend turcyane muri weekend kuko imira soze muri dimanche kandi kuva ku wa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu umuntu abavuye mu bukwe butandukanye mu bitaramo bitandukanye. Ijwi ni ry'umuntu w'umusaza w'umunyabigwi uko baryuva baryakira uko ubundi buryo indirimbo ziri enregistré barazizi ariko nk'abantu dutaramanye kuri kino kinyamakuru basanzwe bazi ko turirimba ijwi rimeze nk'irimo amakaraza yiyongereye nuko byihanganira ku bakunzi bacu. Ntacyo nabonye mu buzima cyangwa uti urukundo Chukwe suru kanzani wanyu kumunini. Iyo niyo ndirimbo y'imfura mu ndirimbo zanjye abanjiriza izindi. Ariko nkaba narayikoranye n'abajama banjye barimo Kizigenza Kayitere Kayitani ntakiriho ubu niwe twafatanyaga cyane niho bitaga Muhirwa Theoneste wariho ubwo turi babiri ariko ninjye wabashije kugira inganzo muri nge kugira uburyo mbo umunyamwuga mu ibyo bintu. Hari za kantengwa hari za gakonika abakobwa hari zitwa za bihogo nkunda hari za Rwanda Kimararungu ni nyinshi cyane. Nazo uragenda uziducishirizaho gake gake ongera tubwire mu bantu mwagiye mukorana umuziki mu bihe byanyu ubu ngubu by'umwihariko ndashaka kubaza ku muziki nyarwanda mwahereye kera mukora ubu ngubu urugendo rw'umuziki nyarwanda uri kubona rurimo uragenda rugana he Mavenge? Umuziki uragana heza kuko igihe twabayemo byari orchestre nyinshi cyane zitandukanye tugahura ahantu tugakora ibintu bita hit parade abakuru bacu bitaga muzima Kanyaga ari nawe wanyigishije buriya muzi ufite nonse yikomeye cyane akaza Basebonani akaza Basoso akaza Bamwite nawe akaza Bangabo Nziza akabaza za Fellows Pacta Nyampinga n'izindi nyinshi cyane Ingeri nono abo bose yari ama orchestre twabyirukiyemo. Rero noneho uburyo bakoraga byari bitaramo bibahiye no hino by'amahit parade n'ibindi. Ubwo rero aho umuziki wo twagiye dukura aho umuziki wa gihugana ni muri bino bihe tugezemo kandi icyo gihe twagiraga radio imwe
icyo gihe rero umuziki nyarwanda nyuma yaho gato ku ruhande gato hazaga ibindi bintu by'izindi ndirimbo zivuye hanze, ugasanga hari indirimbo z'amazu ku mashini za groupe Kasave baboniyemo n'izindi zo hanze zumvikanaga mu gihugu. Ariko noneho aho no generation n'urubyiruko rwacu ruziye rwaganjije izo ndirimbo zose, turumva indirimbo nyarwanda kandi zirindwa n'urubyiruko rw'abanyarwanda kandi mu buryo bwa gihanga. Amastudio meza atandukanye, technology, amaradio menshi, ibinyamakuru bitandukanye, urubyiruko ruhagaze neza ku byo dufite icyizere ko cyuko umuziki uzatera imbere, inganzo nyarwanda itazazima. Gusa icyo nabakebura bakoresha ikinyarwanda cyane n'ubutumwa bw'ikinyarwanda gakondo yacu ntibayibagirwe, kuko niyo yabo nibo Rwanda rwose tuzasiga mu gihugu, kandi babahanzi bahagarariye abandi. Aho ubundi bameze neza, ubuhanzi buraga neza nta kibazo. Ndagira ngo umpurize production y'iki gihe na production mu muziki mu bihe byanyu. Okay, ako kantu nakabazo keza cyane mbajije, kuko nakantu benshi bagomba kumenya batari banazi. Nakantu katoroshye, natwe bwacu tubona hari mitandukanyirizo, gusa akabamo akantu k'impungenge. Nuko twebwe twabaga twanditse indirimbo wibira bihe byacu. Indirimbo urayandika guri mu rugo, kwandika igitero, imyikirizo. Buri inyikirizo ni ikomoka y'ibitero, nayo garukaho kenshi, buri nayo message. Nyuma y'ibyo wamara kwandika refrain ariyo nyikirizo, ukagenda ukurikiza ibitero, ukurikije ubutumwa ushaka gutanga muri societe yawe, by'umwihariko nkatwe muri societe nyarwanda. Indirimbo ukayikora ukayirangiza, mara kuyandika ugakurikizaho noneho kuyitoza. Umara kuyitoza haba hari umuntu muri kumwe mukafatanya akayikiriza ugatera. Niba ari biri ngombwa ko ari gitari cyangwa inanga cyangwa ikindi gikoresho ukacyegura, wamaze kwandika indirimbo maze no kuyifata mu mutwe, ukabona ukayishakira injyana. Ibyo ni gitandukanyirizo ryacu na system z'ubu ngubu. Noneho indirimbo tukajyana muri studio, twarayifashe hafi nk'amezi 6, twarayimenye pe mu mutwe, ku buryo mu kuyiririmba ushobora kuyiririmba n'abantu live hariya. Tukagenda tukayaregistra, tukajya muri studio tukayikora muri ya studio imwe twagiraga ariyo ya Radio Rwanda. Ubwo nuko twaregistra n'uburyo system yari yubatse n'indi nkuru. Noneho indirimbo ko twaregistraga twahitaga tuyifata tukayitangira tukayiririmba ikarindi irangire tudatsikiye. Okay, ubwo byavaga mu kuba twakoresheje igihe kinini cyo kuyiga. Nyuma yo kuyandika tukanayiga, ariko noneho ikindi kintu nuko habagaho kuyijora kenshi kugira ngo havemo ikosa, havemo utuntu runaka tuzatuma ubutumwa butagira kuri bose cyangwa se butazamo ikosa, usanga ikintu ngo gitomoye n'ubutumwa butomoye. Nuko rero nimba mara kugera kuri Radio Rwanda bakayakira igahita icaho. Ari nayo mpamvu mubona n'ubu ngubu zigikora, n'ubwo ngurutse kuri kakantu ugeze kumbaza ibanga twakoreshaga n'iryo ngiryo. Itandukanyirizo rero n'iryo, ariko n'ubu no kubungu cyangwa se system ziriho. Umuhanzi ajya muri studio akabaho yandikira, sibyo? Ni byiza kuko biterwa n'uburyo umutwe umuntu yadabuta, ariko burya aho bitandukanye nuko iyo wandikiye mu rugo ukabanza ugakora igihangano ukakigaho ukagitekerezaho guha agaciro ubutumwa ugiye gutanga, ukabanza kuko nyuma y'icyumweru hari ijambo usanga hari n'utekereje ruruta rya rindi ubutumwa cyangwa rurusha agaciro ukarivanamo ugashyira mu rya rindi. Niyo mpamvu rero muri studio usanga harimo ubu akantu kajya gusa naho nko kwihutisha ikintu, bityo hakaba haburamo uko kigenza gake kugira ngo haboneke bwa butumwa bwuje ubisobanuro cyangwa inyigisho nziza kubugiye guha yagihangano cyawe. Reka wenda bihuze n'amagambo mu ndirimbo, no kuvuga ngo donc ni imyandikire, lyrics writing. Yes, imyandikire y'indirimbo. Ni ikintu ubundi ugomba kwitondera, ukabanza ukagikorera mu rugo, ukagitekerezaho, ukabanza noneho kuko societe ugiye kuyiha
ni societe yawe uvukamo ifite agaciro gakomeye cyane, ndimo abantu batandukanye mu myumvire, mu mitekerereze, mu gushungura. Niyo mpamvu ibyo tuba tugomba kubanza tukabijora tukabyiga. Kwandikira mu rugo byakabaye byiza kurushaho aho kwandikira muri studio, kuko n'umuproducer umukije ikintu cy'igitutu cya kuko kumwotsa igitutu bya bindi bita stress. Burya ubu muhaye umwanya wo kuzazana indirimbo wanogeje nawe agakora ibyo agomba gukora. Wenda hari n'ikindi kibazo nari nibashije uko nguko wanditse zagakoni k'abakobwa ku munini n'izindi ndirimbo, ariko ubu ngubu umuntu akaba akizumva akumva ni indirimbo zikiri nshya mu matwi yakumva cyashaka kuzumva. Donc ntabwo ushaka kuvuga ko abahanzi b'iki gihe batandika indirimbo ngo zo kuba zaryohera abantu n'amagambo amwe kuba amwe ni Kinyarwanda kiri ku Kinyarwanda, ahubwo ndashaka kumenya iryo banga ku buryo indirimbo ishobora kuba yamara imyaka irenga 20 umuntu akiyumva kumva ko ari nshyashya. Niryo banga ashaka ko wamara. N'amagambo umuntu avana mu bakuru, amagambo umuntu avana mu bakuru, twaganiriye n'abakuru. Iyo uganiriye n'umukecuru ukuze, kuganira n'umugabo ubujigija, mukaganira pe, twebwe kera twaganiraga n'abakuru. Nabo ubu ngubu simvuga ko abakuru batahari, turabafite, ariko nibegera abakuru babumva ni ikiganiro, babumva ni burya abantu bakuru nibo banyira inganzo, kuko amagambo baganira, ibyo baba baganira, ibyo baba bazi twe ntabwo tuba tubizi, cyane cyane nk'urubyiruko. Twe rero twagize amahirwe yo kubegera, tukagenda tubakuramo inganzo. Ijambo gakoni k'abakobwa ni ijambo rwose riva ku bantu bakuru, gatakara ntibatayibura, bifite inkomoko n'izindi nyinshi cyane. Kumva ngo izo Rwanda kimararungu, izo bita kibuguzi cyabugujwe n'abahanga, izo ndirimbo nasohoye nyuma ya 1994. Izo ngizo zifite igisobanuro kuko twagiye tuganira n'abakuru. Ni indirimbo rero nziza, ni indirimbo dukomora mu bakuru kuko twaganiriye nabo, bityo tugahanga indirimbo zidasaza kubera ko ni Ikinyarwanda kiba kiri muri societe ariko gikomoka mu bakuru, kitajya gisaza. Amagambo ahora muri societe, amagambo ya gakondo, kandi gakondo ni gakondo nyarwanda nyine, ariko cyane cyane iba yiganje mu bantu bakuru. Gusa kibazo nuko abato bategera abakuru ngo bakuremo ya gakondo bazayisigarane, bityo babigenje batyo n'ibihangano byabo ntibyasaza, byagira ubudahangarwa imyaka yose. No kuganira n'abakuru. Ubundi umbwiye icyo kintu kuganira n'abakuru bitangira amatsiko. Ubundi urugendo rwawe rwa muzika neza rwatangiye gute? Urugendo rwanjye rwa muzika rero rwatangiye kera. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyagize tugira ka orchestre k'abana, noneho kwa kuno mugina muhango turirimbo abakecuru n'abasaza aho murimo mucurangira munsi y'igiti cy'umunyinya, ahantu habaga hari mirimo hakorerwa abahanitse amasaka amamera, abandi basya, abandi bashigisha ibigadi, ugasanga n'utuntu abandi barimo bakora turimo dutandukanye. Muri mu giturage no haba Ikinyarwanda, niho abana abantu bahibina agaciro. Nuko tuturimbo batutwumvane rero bakagenda batwegera, noneho bakagenda batubwira bati muko tutugambo mwaririmbye rero mushyiremo note, bityo rero urwo rugendo rwa muzika twatangiye dutyo turi abana, turakomeza ngiza kugira ka orchestre kitwaga Jeune Travailleur muri 1988. Hari ibintu bitaga iserukiramuco ry'amahoro ryabiraga Gisenyi buri mwaka. Twajyaga rero turi abana, tukajyana n'abantu bakuru, orchestre nyinshi cyane zirana kubwi haruguru, bagatumira n'izindi zo hanze muri Kongo ni Burundi. Tugahurira Gisenyi kuri stade, tugakora ikintu bita iserukiramuco ry'amahoro. Buri orchestre ntayo yahizwaga. Ubwo rero byaje kurangira, tugenda duhura n'abari abagenzi banje, twagiye dukuraho inganzo bakuru, turakomeza kugera n'ubu ngubu. Urugendo rwa muzika rwanjye ni rurerure. Ni ukuvuga ngo ni indi etape y'ikiganiro, ni indi etape y'ikiganiro, kandi uramfite humura, igihe cyose uzanshakira uzambona. Gusa turacyandahamya ko tugikomeza, ufite ibyo ugomba kumbaza byinshi, ariko urugendo rwanjye rwa muzika uzagenda urumenya buhoro buhoro ko tuzagenda tuganira. Ni byiza ko tugufite, ni iby'agaciro gakomeye. Ngiye ngize amatsiko rero mu bihe byanyu nk'ubu ngubu ko bategura amashow hakitabira abahanzi bagiye batandukanye. Mu bihe byanyu mwateguraga ibitaramo, tubwira ukuntu byabaga bimeze, dusangize mu bihe byanyu ukuntu byabaga bimeze mu bitaramo, abahanzi ukuntu mwakoraga ama stage, ukuntu mwataramaga, dusangize ukuntu byari bimeze mu bihe byanyu. Ukuntu twataramaga rero nanone n'indi nkuru. Ni ukuvuga ngo twagiraga radio imwe, orchestre zabaga zizwe mu gihugu, sibyo. Noneho hakabaho kuba hari ministeri y'urubyiruko, sibyo, niyo yorganizaga ibitaramo.
yari ifite abantu babishinzwe rwose ku buryo cyari ikintu bashishikariye cyane cyane nk'uko ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo byariho. Hamara gukora ama organisation muri ministeri bakabimenyesha radiyo y'igihugu, iyo ikanyuza yitangaza yamagara abahanzi bati abahanzi b'igihugu bose bazaziduhuriye muri centre culturel n'urugero sibyo cyangwa mu cyo bitaga cafe y'Imara harabubatse Serena hafi ya Kantigari, abahanzi bose bakahahurira. Bamara kuhahurira byatangazo byanyuze kuri radiyo ryahamagaye abahanzi bose, noneho bamara kuhagera bakabaselekisiona abahanzi bakaba organize ikintu kimeze nka hit parade aricyo nakubwiraga. Noneho bakavuga bati mbo orchestre bakaribuza kuko ntabwo twanganyaga imbaraga, ntabwo twanyaga gukundwa, arabarimbaga indirimbo z'ikizungu n'iz'ikinyarwanda mu orchestre atandukanye. Orchestre Ngeri Ninono na Nyampinga zaririmbaga ibyayo, Pakita, Pamaro, Fellows, Impara, Muhabura zaririmbaga ibyazo, ariko kumva ibintu bitandukanye kandi by'ikinyarwanda bitewe na style bafashe. Noneho bakavuga ati mbo mwebwe bagafata Impara bagafata Nyampinga bati mwebwe mugezajya ku cyase Makamba muri ngoma Kibungo, ijambo mu cyase Makamba umuntu wese ararizi, Impara ku cyase Makamba. Noneho bagafata zira orchestre zindi bati mwebwe muzajya Musanze, bagafata izindi bati muzajya Gisenyi, bagafata izindi bati muzajya Butare, abandi bati muzajya Cyangugu, ibandi bati muzajya Kigali muri regionali. Twebwe rero babana ntabwo badusigaga, natwe badushyiragaho tukabanziriza abakuru ariko abakuru bakaza kuduheruka. Nuko byagendaga, nuko itangazo ryacishwagaho, naho inama zakorwaga, uburyo zakorwaga nuko baduhuzaga. Noneho uri ibitaramo mu buryo byabaga harimo ibitaramo bitaga inkera z'abahizi, noneho hakabaho bitaga Rugamba Spiriano, hakabaho bitaga amasimbi n'amakombe, hakabagaho itorero ry'igihugu byose ni ministeri yabyorganizaga, hakabaho gakondo ingoma nyinshi cyane. Noneho bakajya bagatumira n'ingoma z'i Burundi, abarundi bazi abikira gihugu cy'abaturage abarundi bazi kuvuza ingoma nyinshi cyane, burya nibo bambere muri Afrika bazi kuvuza ingoma, babatumiriraga icyo gusa. Noneho bakabahuza n'abavuzi b'ingoma bina, yari ministeri y'urubyiruko bayitaga mini jeunesse yabatumiye. Noneho akabaho gakondo nziza cyane kuri regional, bakubaka inzu za Kinyarwanda n'insika nyinshi cyane, abantu bakambara Kinyarwanda, bakaba bateguye umutsima, bateguye amata, bateguye ibyo bitaga amateke n'ibindi byinshi cyane bya gakondo. Hakaba ari umunsi w'igitaramo wa gakondo burebwe n'abantu bakuru, bakaba bateguye igitaramo kiburebwe n'abasore n'igirigiri n'abandi bantu bibikwerere, ibintu byiza cyane biteguye pe. Abahanzi batera ikindi kintu twagiraga, bagiraga ikintu cyo gukundana, bakagira ikintu cyo guharanirana no guha agaciro mugenzi wawe. Ijambo mwa artiste ukamwubaha. Twagiraga bisi za unatera komeza dutwaraga, nta zindi modoka zadutwaraga, zikagenda tujyana aho turi buhurire twese. Hakaba ari stage zubatse ziteguye ziri ama projecteur nkuko bibona ubu nguko byabaga bimeze. Gusa hajya ubu hazamo impinduka, binumvikana ko igihugu kimaze kugera heza iterambere. U Rwanda rwakira n'urwubu ntago ari kimwe, urwubu rufite technology, rufite iterambere, rufite ibikoresho bihambaye n'ibindi byinshi. Ubu nuko ibyuma twakoreshaga byabaga muri ministeri gusa, handi byabaga niho byavaga. Ubwo ubu ngubu hirya no hino bafite amaseti aremereye, ariko twagiraga ibyuma bimwe mu gihugu. Abandi bantu bagiraga ibyuma ni orchestre Impara, abandi bantu bagiraga ibyuma ni orchestre Salos Populi y'Ubutare. Nguko muri mu kintu cyo nagusangiza kijyanye nayo matsiko abantu benshi bafite, urahari benshi ubarije, sibyo rije? Yes. Reba ikindi kibazo rwose ushaka kumbaza ndi tayari. Hanyuma ni byiza cyane. Hanyuma ngenda ndashaka kubaza nuhe muhanzi mu bihe byanyu wafatiragaho icyitegerezo, natubwire uko bihuza n'iki gihe, wenda niba ari no muri aba ngaba basanzwe ko bahanzi umuhanzi ni umuhanzi ntajya apfa. Umuhanzi ufatiraho icyitegerezo muri rusange ni ninde? Urabona hari umuntu yiga gitari, hakaba ari umuntu wumva ushaka kuzakurikiza, cyangwa se ukumva ushaka kuzacuranga. Hari umugabo witaga John Bebois. Niwe umuntu nabonanye kano kantu bwa mbere kuri stade regional, nari umwana narakora no kuri gitari muri 82 kuko ni gitari nayikoze 83. Ubwo ari ndirimbo ajya gacuranga, ariko agakira akantu kagutse.
nakunze cyane ni indirimbo ni mu ndirimbo z'impara. Izo ndirimbo nakunze kera cyane nkiri umwana. Bo rero nyuma noneho nza kumva undi muntu ntangiye kumenya gitari wagarutse neza cyane n'abantu babiri niyo mugabo filime n'akagambaje nibo bana nanone nabashije kumva ko bankurura cyane mu migratire yabo ya gitari. Ya sasa nkudukira akarimbo ka filime kuri gitari ka filime. baraza kwihanganira ijwi ariko ndashaka kongera kubaza mu muryango wawe hari abantu ushobora kubikomoraho cyangwa ni ibintu byigiziye gutyo gusa usanga ufite impano wenyine kuvuga ngo ngiye nabonaga abacuranzi nkabona ndabakunze nabona gitari mu narakantu keza cyane nabona muri tuntu tukanira amatsiko tuzigirikije cyo tudambuka n'umufite amatsiko menshi cyane nkabona abantu b'abagranfrere bafite amagitari barimo kwitembera bavuye nko mu practice hirya no hino nkumva nyotewe no kuyikoraho nkumva kuririmba ni byiza nkumva ni ibintu nkunze nabikunze nyiri umwana burya hari igihe ufite umuhamagaro kandi ukagenda ukuza mu kiri muto nuko njya nta muntu nigeze mbiboneraho n'umwe ahubwo nabiboneraga ku bantu tandukanye nkuko nabikubwiye ko abartiste ba kera ntabwo baduhamuraga ngo batwereke ko bafite urwego bariho barenze ahubwo babonaga ubegera babona usa naho ubikunze bagashaka kugira ngo bakuvumburemo iyo mpano barebe uriwe barebe ibyo uri bikurimo barebe ibyayo ntabwo bareba buri ahubwo barebaga ibyo ari byo barebe bikurimo nibabona ufite urimo uwo mujyo wo kubazaba umuhanzi hari inganzi irimo ivumera muri wowe ime icucumba icumbeka bagahita bayigukuramo kugira ngo babone uko bayigukuramo bakakureka ukabanza ukabegera kugira ngo babone niba uri umuhanzi ko nanjye bakuru bacu twagiye tureberaho ariko nta muntu wo mu gisanira cy'umuryango nabiboneyeho nuko byaje. Reka tuhite tuza mu muziki w'iki gihe ngira ngo ugenda ukurikirana ibintu bigiye bitandukanye muri no minsi ndabahe bahanzi urimo urakunda ariko sinshatse kuvuga ko abahanzi utagakunze ibihangano byabo muri no minsi ni nk'iziye ndirimbo uri gukomeza kumva muri wowe kumva urazikunze cyane kuko ati muri no minsi tukumva indirimbo z'aba bahanzi dusangiza ukuntu bimeze muri no minsi iyo wicaye uri kumva indirimbo z'abande uri kumva bimeze bite muri rusange. Indirimbo ndimo kumva ubundi rero abahanzi bacu bose nagize kukubwira haruguru ko mbakunda sibyo ndabakunda pe ndabakunda cyane kuko bose nigize kukubwira ko ari abantu bashyuhije kino kibuga mu gihe twari tukimara kubona ko ari twe gusa ariko twagiye tubona abana b'abanyarwanda bazamuye umuziki utandukanye kandi mwiza waturyoheye tugasusuruka twashize irungu muri make kugeza ubwo mu Rwanda twabonye abaraperi twarabumvaga hanze nk'umuraperi yakwigendera J-Paul numva indirimbo ze nkumva ndashize ya kanyarira jisho n'izindi nkazo okay burya rero inari igisiga indi yasize Riderman ariko noneho ubwo mvuze mu baraperi ko ariko twatungwe n'abaraperi mu gihugu abaraperi turabafite benshi cyane kandi nabo ndabakunda noneho ngarutse ku bantu baririmba bacuranga indirimbo nk'izi zacu zinyura amatwi zitari kurapa nabo ni benshi cyane banyura ndabakunda ariko burya hari nk'umuntu uririmba kumva ijwi riri gukoza ahantu umuntu blues melody ndamukunda cyane nkurikije ijwi rye n'injyana ze nitaye kuri message wenda cyane nkunda
njyana ye cyane nkunda ijwi rye pe undi mwana nkunda uje vuba cyane n'umwana bita niyo Bosco ngaba abantu bangwa ku mutima Bruce Melody ni nk'indirimbo yuze ni nyinshi cyane nzi nkunda tugiremo nk'indirimbo nk'eshatu zagukoze ku mutima dangoze ku mutima yabita ngo ntundize ndibuka ko nabimvisha bwa mbere yise waramerekeje umwana wanjye agiye ku ishuri tugumana mu yanjye kugeza ubwo ntizigera imvamo indirimbo bita ntundize ngo ntundize utantera kurira nanjye nkarira kandi ni umuntu w'umugabo narabimukundiye nawe arabizi ko mukunda uramujama arabizi ko mukunda ni jama wanjye cyane uramupeti niyo Bosco nawe ndamukunda kuko irandirimbo ye iya ubigenza ute ya ndimbo ndayimukundira ndanamushuje cyane uriya mwana courage tubasuhuze cyane Bruce Melody na niyo Bosco n'abandi bahanzi bashirije kino kibuga mu gihe twebwe tumaze kuba abapapa baba legend anytime tuzabasigira ikibuga courage rero kuri bose ese uba wumva hari nk'igihe umuhanzi by'umwihariko ukora indirimbo ashobora kujya mu zabukuru ibyo bintu birashoboka tubwire ibyo bintu icyo nicyo niba gishoboka kirashoboka cyane kuko njya mpabona mu Rwanda abasaza bari mu zabukuru turabafite cyane dufite muzima Kanyaga buriya Makanyaga ni umupapa mukuru cyane yatangiye music kera niwe dufite uri mu zabukuru kandi ugikora umuziki undi yarundi watashye nawe twari tumufite nyakugendera umusaza Gwigiro Jacques uraho uririmba Nyirabihogo akaririmba amafaranga ufite ikibazo yego aherutse gutabaruka no umusaza wari inshuti yanjye cyane namusangaga kuri Stade Amahoro yari docteur w'imitsi yavuraga aba sportif rero nibo kuvaga dufite bombi babasaza babakambwe ariko wowe yaduciye mu myanya y'intoki Imana mwakire mu bayo ntagiye nabivuga kuko naramukundaga n'ubu ndamukunda ibihangano bye biracyari ko burya nta muhanzi upfa ureviye Makanyaga turacyamufite nawe kandi mwifurije gukomeza kugira imbaraga kuko amaze igihe muri bitoroshye agosoye n'uburwayi kandi turahamya ko Imana izamukiza Makanyaga turacyamufite ariko se ubu niba ubyibuka neza umaze nko kuba ufite indirimbo zawe zingahe niba uzizi umubare indirimbo ni nyinshi sinakubwira umubare wazo kuko hari n'izindi ntaranya gusohora vuba nyinshi cyane nyinshi pe kuko ntibizagutungura wongeye kumpamagara hari nk'indirimbo ugiye kumbazaho nshyashya turi kuganira ku ndirimbo nshya yawe indirimbo nshya yanjye se iyi ndirimbo nshya yanjye ngo hariyo bita Bihogo hari indirimbo yitwa Kitofu nshaka gusohora y'Igiswahili ntizatungura abantu iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane uzayisohora nka ryarugo nzayisohora nshaka kuyisohora mu kwezi kwa gatanu kwa gatanu tuzabiri hanze indirimbo y'Igiswahili nshaka bayitegereze kabisa bayitegereze kabisa reka wenda tuganire no ku bibazo byo mu buzima busanzwe ariko ntago bigoye cyane n'ubuzima busanzwe tugenda tunyuramo mu bintu bisanzwe nk'abantu baba bashobora kuba bafite amatsiko nyuma y'umuziki ukuntu biba bigiye bimeze ariko n'akagitari mu kanya uraza kongera ucishiriza abantu kuko umuziki uraryoha nyine cyane dore ngiye tayiranyegereye hanyuma ndashaka kubaza Mavenge iyo uri kuruhuka kenshi ukora iki ndi kuruhuka ngiye bari mu matungo yanjye nkunda kubona utuntu ducaracara aho ngaho tudutungo turanshimisha iyo ntubona hariya turanshimisha cyane ubundi nk'abafite acoustic ndimo kugarata gitari kuko yo indura mu mutwe no kubona amatungo yanjye aho ngaho ndimo ncuranga gitari kubimfasha gutekereza ejo hazaza ibyo nzaririmba ubutumwa nzatangarira mu kaso y'indirimbo cyangwa nshatse kuyandika nzandika iki ni iki society ikeneye uburyo hari ahantu ujya wari mudu ujyamo ikaguha gutekereza benshi ubuzima kuri wowe mu busobanura mute ubuzima kuri nge ubuzima kuri nge nuko Imana yarakuremye ifite impamvu nawe kimara kuvuga imaze kurenga mu myaka y'ubuto urenze ku buryo
uri gisekera mwanzi iyo ukuze ugomba kumenya nawe kuko ubereyeho ukimara kumenya ubwenge ugomba kumenya kubereyeho abandi nkaba mbereyeho wowe nkaba mbereyeho uriya noneho uwundi ubushobozi wemba muri mideni kuko mba ngomba kumucaho si muco ngo ngenda ahubwo nkabanza nkamenya ikibazo afite nkakirangiza nkagikemura nguko ubuzima nge mbereyeho uriya nawe niba afite mu buntu abereyeho nge cyangwa abereyeho abandi ngomba kumenya ngo ubereyeho abandi ngubwo ubuzima niba uriho Imana yakuremye yakugiriye ubuntu niba bukeye bukira ntibwire nta kintu cyiza ukoze nta jambo ryiza uvuze nibwire udasenze nibwire nta muntu ugiriye neza nibwire nta muntu ukebuye kandi ugire neza uzayisanga imbere ngubwo ubuzima ngiki kintu gisobanuro cy'ubuzima reka wenda nkubaze no kuri iki kibazo kuri mwebwe nyine musobanura gute urukundo noneho urukundo ko turusobanura iyo umaze kubona icyo ubereyeho umaze kubona ngo muri wo kwibaza uti ubuzima buvuze iki mbereyeho iki mbereyeho kumva icyambere ngomba kubanza nkikunda d'abord numva ko gihugu ngomba kuyitaho ubundi umbonye wese akabona ndakeye akabona namba kandi agafuze akabona ako nyuma y'ibyo ngomba kugira amafunguro mfata atuma ubuzima bwanjye bugenda neza turacyari ku buzima noneho bwa buzima kora kundi muzima nkana kumva ukuntu numva nishimye numva nezerewe nkurikije uko nariye uko nambaye uko nagombye kuba meze mu buryo bwiza muri bwa buzima nyine bwiza nifuza noneho nkumva ko mbyifurije undi bivuga ngo gikuva Imana yandemande muto nkakura agira ubwenge ngomba kumenya ko isobanuro cy'ubuzima niba nzi ko mfite ubuzima bwiza ngomba kubwifuriza undi mugenzi wanjye noneho nagira kuri mugenzi wanjye akeneye inama nkayimuha akeneye ubufasha nkabumuha gufatanya duhana amaboko tukayahana by'umwihariko nkaba mfite iyi deni uwo nduta uri hasi yanjye nkaba nzi ngo ngomba kumuzamura igihe icyo ari cyo cyose murushije ubushobozi noneho rero byo niho hashamikiye rwa rukundo kuko ntabwo nimara gusobanura igisobanuro cy'ubuzima nkabwitwaramo uko bikwiye bityo mfasha abagenzi banjye kugira ngo bwa buzima tububaneho neza cyane nk'uko n'abakeneye ubuzima kandi bwiza hazabaho kumukunda gukunda urukundo ni iki ni ukwikunda wamara kubona ko urukundo ari rwiza wumva nawe akamaro karwo n'inyungu zarwo kuba ko na mugenzi wawe wamukunda ukamukunda nk'uko wikunda ariko uko wikunda ko birarenze kuko hari umwihariko uba ufite mu kwikunda ariko nawe ukagerageza kumukunda kugira ngo urukundo rukwire hose kuko n'umukunda nawe azakunda abandi nugira ubuntu ugira umuntu wabukomatse ku rukundo burya nawe bugirira undi bityo na rwa rukundo akabigirira undi urukundo rero ni gukunda umuntu ukabimwereka kandi ukabigiramo umurongo mwiza ukamwereka icyo bita ubumuntu iyo ufite ubumuntu iyo ufite urukundo buryo urukundo rukomoka ku bumuntu udafite ubumuntu ntiwakunda ubumuntu harimo byinshi ariko urukundo ugenda rubiba uwo weretse urukundo nawe yumva yishimye runaka ambaye hafi angiriye inama uzakuba hafi akukugira inama azaba aguha urukundo uzaguha icyo ukeneye azaba aguha urukundo uzagusubiza mwaramutse azaba akweretse urukundo bityo rero urwa rukundo azaba akweretse nawe uzajya kurwera ukundi n'undi arwera ukundi urukundo ni ikintu gikomeye cyane by'umwihariko urukundo ruva mu muryango urukundo ruva mu rugo umupapa arakura umwana w'umuhungu arakura agakunda umukobwa akamushyira mu rugo bakunguka umuryango wa muryango urawukunda ukamenya icyo ukeneye cyose cyane nk'uko buri umuhagarizi w'urugo ubwo wa muryango mwiza iyo wawukunze ukawutoza urukundo ukawutoza umuco wa muryango mwiza nawo burya burimo wubaka igihugu kizarangwa n'urukundo urukundo ruva mu rugo na wa mukobwa iwabo uburyo bamurize agakura nawe arakunda yakunda nawe yahura n'uwo bakundanye bityo bakunguka umuryango wa muryango bakawutoza urukundo bakawutoza ubumuntu noneho n'ubuzima bwiza birumvikana ko bwa buzima buzamo noneho bakabutubona nabo urwo rukundo rukaguka mu muryango wabo bakarutoza igihugu mu rusange reka tubihuza wenda n'imiryango by'iki gihe rimwe na rimwe hasigaye hazamo amakimbirane rimwe na rimwe
ese ubona kuri wowe biba byaturutse kuki kuko muri iki gihe bisigaye gatanya asigaye ari nyinshi cyane gira nk'ikintu babwira kuri icyo kintu ni ikintu giteye agahinda cyane kandi kugira ngo bagikemure ni ikintu gitoya ni ibintu bijyanye n'irari nawe uza wembo ubwiye ikinyarwanda kiraguje nubwo tukivuga kandi tukagira agaciro bamwe tukaba tugikekwaho cyangwa bakitubarizaho kubera ko turi abahanzi aricyo tunaririmba kandi twitwararika kuba twakora ikosa tugatsikira tukaririmba ikinyarwanda kibi cyangwa tukaganira ikinyarwanda kidafututse ariko ubundi nkoresheje rino jambo sinjye wariremye ubundi izi gatanya izi divorce aya makimbirane haturuka ku kutanyurwa biva ku mururumba ya ubundi unyurwa na duto unyurwa na dukeya nibo bantu ubona basazanye burya abanyurwa na dukeya ya bityo rero bariya bafite umururumba wa byinshi kandi byinshi byose amatama ntabwo ari ukotsa amatama ko muteri ahubwo ukotsa amatama ni kwa kundi babirwaniramo babishwanyamo bakagabana ugasanga abana babo babihombeyemo murabakomerekeje ntari ku ruhande rwa papa ntari ku ruhande rwa mama kandi ubwo nkatwe dukora mariage nge ndirimba muri mariage kandi zizaziyubashye nkababazwa nuko gusa ngiye mu bantu naririmbiye mariage amaze gutandukana mu muntu umwe ya baratandukanyije ubundi akora mariage amamagara mu bukwe bwe ngira isoni zo kubujyamo naramuririmbiye mu bwa mbere nese numva ngize isoni cyane n'agahinda bityo izo divorce ziratubabaza cyane natwe bahanzi bityo divorce ziva mu kutanyurwa divorce ziterwa n'umururumba bikomoka kuki ku rukundo rukeya ntabwo abantu bahura bafite urukundo iyo bahura bafite urukundo ntabwo bakagombye kugirana amakimbirane akomotse ageze aho bagomba gutandukana nta rukundo baba bafite urukundo nyarwo bari igihango abari ipfundo ribapfunditse bahuje ntabwo batana kuko dukeya utwinshi tw'Imana bahaye badusangira uko turi aribo babandi babamaranye 28 muri za 30 bakiriho bakiri kumwe ya nuko bari ko bafite kunyurwa na duke bafite ya kwisi kandi bishamikiye ku rukundo kuni nkukunda ntabwo nzaharanira ibyinshi ufite tuzabisangira ntabwo nzagaya duke ufite kubera urukundo tuzahaga kandi tuzasangira kandi duhage dusangira duhari kandi twaguka tuze n'abana bacu ya buri rero ikintu cyanyuma nababwira kwingingo kuki kibazo mbaje kitoroshye kandi kiza cyane burubarije benshi niyo kintu ngukundira buryo mbaze kibazo kandi ubariza benshi no kuvuga ngo nibakore ku buryo ibintu by'umururumba babireke bakundane bajye kubana bakora mariage bambara nagatimba bajye kwa padiri bajye muri reception tubaririmbira rwa rukundo no kwakundi basomeshanya kakano basomeshanya gutya nayo musarima biryohereza muri ya magambo ye meza nibibe akaramata ariko nibibe hari ari ukudufenta ari ukutubeshya ni ibintu bibabaza societe nyarwanda cyane ni ibintu bihambaye kandi bihangayikije societe nyarwanda ntabwo byari bikuye kubaho ya kuko nibahurira muri boîte bagahurira mu muhanda muri kwasteri ubundi umunyarwanda yaciye umugani ngo inshuti iva ku nzira nakera inshuti iva ku nzira ariko niba bahuriye muri kwasteri bahuriye muri boîte bahuriye ahantu muri restaurant nta kibuza ko atamubenguka ariko namubenguka mubengutswe namwige arebe imico ye none barebe bahuje babone kubana babatumeho abakuru bajye kubarebera buri nacyo cyarangagiye ubundi watumaga umuntu akajya kukurebera umugeni ubwo rero gatanya rwose nizihagarare cyane kuko ni ibintu bitari mu muco nyarwanda neza ni ibintu bidukoze isoni inshuti nziza muyisobanura gute kuri mwebwe inshuti nziza irimo kumbaza ibibazo bikomeye ariko ntacyo ndagerageza kubisubiza nawe rego urakomeye ntabwo nkomeye kuko urimo kumbaza ibibazo bikomeye cyane ni byiza cyane ntabwo bikomeye ni ibibazo nawe wasobanura niko karekeye niko bakoze karekeze koko niko ngo inshuti nziza nyisobanura nte inshuti nziza rero burya nabivugaho ibintu bitatu ikintu cya mbere inshuti nziza niyo muzaganira ntikuvemo inshuti nziza ntabwo habanye n'ubupfura oya burya inshuti nziza izakubera imfura inshuti nziza muzaganira muhuze uzaremerwa n'ikintu ku mutima niwe umuntu wa mbere uzatekereza kukibwira ni wowe nguwo nyine umutima wawe wagutumye n'Imana sinshidikanye ko yamugutumye nakubera umuntu uzagenda umwihutira umubwira ikintu cyo kubabaje nawe nakubera umuntu muzima muri we azacyumva atuza kumva gutega amatwi umuntu uzagutega amatwi ukabona yumva icyo umubwiye buryo uzamukuraho imbuto y'ubushuti
burya rero cya kintu umubwiye ubucuti cyakubwiza kureka ko ubucuti bwanyu buzakomera cyangwa buzagira aho bugera heza nuko azagikomeza ntagire ndakibwira ahubwo akajya kugira inama gikometse kuri cya kintu burya kubake akubera umuti akubera icyomoro kuri cya kintu yakubwira ashobora kukikubwira ikintu cyagukomerekeje ari umuntu wakubabaje ari urugendo wagiye rutaguhiriye kandi ukabasha kumusubiza ukamwubaka ukaba nkaho umubereye icyomoro inshuti nziza iracyakomeza niba musezeranya ahantu mugiye kujya mukahahurira igihe niba hari umurimo mugiye gukora ntagire uvunisha undi niba ni ukuvuga ngo inshuti nziza niyo mugendana ntigusige iyo musangira ntigucure niyo ubitse ibanga ntirimene inshuti nziza n'ubupfura birasa ni ibintu bimwe yego iyo ngiye inshuti nziza inshuti nziza izakubera igihango muri wowe ngiye inshuti ubwira kabisa ko bwite duhurira ahangaha nta kibazo mwaramutse yego nahuye n'ikibazo atarakubaza n'ikibazo ni ngombwa kumubaza kukubaza icyo kuri kukuvuna nkeneye kuba ndwanaho kubu buryo ufite ikibazo okay ngiye ntako nari meze ariko reka ngerageze mu kanya ndebe ko nabigenza ukajya kureba umuntu nawe wizeye ukambuti ndwanaho si ngombwa ko mubwira ko runaka afite ikibazo yagutuye ubikora ku giti cyawe nk'umuntu ugiye kurwana urugamba wo kugira ibyo ukemura burya ubucuti buva mu ubutwari buremye byose bushingiyeho byose kibi ni kiza ugomba kugikira kandi ukagihagararamo neza gitwari ibyo mvuze haruguru nibyo biranga inshuti nyanshuti urakoze kuri icyo gisubizo warumpaye hanyuma ikindi kibazo nshaka kubaza ni ikihe gihe cy'imyaka ujya ukumbura igihe cy'imyaka njya nkumbura imyaka y'ubusore bwanjye kuko nibwo nagiye mbonamo ibintu byose kuko uyu muntu ari umusore aba yagaye cyane afite byinshi cyane vuga nzakina umupira nzaba umushoferi nuko hariho kuba ari ubwo yamyuga yose yandwaniragamo ariko nkaba narafatishije umwuga umwe nawe ukaba uri mu byandwaniragamo kandi akaba ari wari ufite imbaraga mu byandwaniragamo byose iyo myaka rero ni muri za 87 88 89 niyo myaka nari nkiri muto numva ntajya nibagirwa kuko hari twinshi twabaye tujyanye n'amatsiko no kunyoterwa icyo nzabacyo muri icyo gihe wumvaga uzaba iki numvaga nzaba byose ku mwana wiyumva byose yabiba umwana wiyumva yatwara n'indege akanayigura akayitereka iwabo ariko mba nyuma gusobanukirwa numvaga ko kameme ibyo bidashoboka ariko ntangira rero kugira intumbero mu mwuga wanjye ubuhanzi numvaga nakundaga kuririmba ndabonaga abantu baririmba bataramye nk'umure ni byiza icyo gihe rero sijya nyibagirwa nawe nyibagirwa igihe cy'ubusore bwanjye muri za 16 18 20 imyaka sijya nyibagirwa ku buryo n'ahantu nari ndi muri iyo myaka iyo mpagize buri gihe numva mpishimiye numva nishimiye ku gace nakuriyemwo numva nishimiye iyo myaka n'ibyo bihe kuri wowe ubona ari irihe banga ryo gutsinda ibanga ryo gutsinda icyo ari cyo cyose ni ukugira ubugenge buva mu kwigengesera kuri buri wese umuntu wese niba hari icyo kubajije ukitegura ugaca bugufi ukabanza ukareba icyo kubaza niba ari igisubizo mu gisubizo kiri bumunyure niba hari aho uhamagawe mu bantu ukamenya ngo hari ukuri uhamagawe kubera ikintu kibagukeneyeho ukamenya kuri bubyitwaremo niba hari nk'umuturanyi ugize ikibazo wenda kwa kuno umubyeyi ashobora kugira ati hari runaka umubyeyi afashwe n'indagiye kwa muganga ukavuga uti reka mbyuke njye kureba ukuntu namushakira imodokari cyangwa abantu bari bumufashe ibyo byose ni ikimenyetso cyo gutsinda ibyo byose bigezeho uretse ikindi ukamenya ko ukumva ko muri wowe wiremyemo ubutwari uri intwari cyari cyo cyose cyaba kibi cyangwa cyiza ukumva ko mugenzi wawe abantu bose bagukikije ntawe ushobora kugira ikibazo mu gihe uriho mu gihe hari icyo washobora gukora urakoze kumusobanurira kuri ibi bintu none nagira ngo nongere by'umwihariko tugaruke ku muziki wawe wongere nanone uha abantu gatoya kuri muzika bongere bumve Mavenge sudi gitari ye cyane ko uyifite ahangaha ongere ubacurangiraho gatoya abantu bongere bagarukemo neza. Okay
nabasobanuriye ko ijwi ryanjye ritameze neza riba rimaze igihe rikora ariko burya abanyarwanda bakunda n'uburyo ngarata gitari barayikunda cyane uburyo ngarata gitari rabaryohera cyane umurya wa gitari uryoshye cyane. Ndashaka kubaza gitari byagufasha igihe kingana iki kugira ngo uyige? Byamfasha igihe kitari gito kuko ubundi hano mu Rwanda ubundi ni ngewe ucurangira imoso, gitari n'imoso muri buno buryo bw'imoso. Byarangoye cyane rero kuko umuntu wese wajyaga kunyigisha yajya gusanga biri butamoso, bikamugora ku buryo buragahera. Byabaye ngombwa ko nkoresha gutekereza cyane no gukopera kugira ngo mbashe gukopera. Byansabye gutekereza cyane kugira ngo mbashe gukopera ikintu runaka curange nanjye curange, uko byajyaga byansabaga kubicurika. Bityo bintu hari igihe kitari gitoya, igihe byamfashe ntabwo byamfashe igihe kiri munsi y'imyaka 5. Kandi ubundi gitari imyaka nibura 3 buyizi cyangwa 2 n'igice. Gusa music ni injanja ngari gitari ishobora kuba mfite ukuntu nyikina, hari undi waza agakina ibindi bintu bindenzeho. Komeje no kuri ibyo bintu, hari igihe ujya wumva ngo abahanzi ngo biganye igihangano cy'undi muhanzi, rimwe na rimwe ngo no gushishuranya, urabizi ngo usanga umuntu ngo yiganye ngo igihangano cy'undi. Biriya bintu ubona nuko ibitekerezo rimwe na rimwe biba byabashiranye, cyangwa n'uburyo twabwita ko baba ari nk'abo bagenderaho nk'abantu model babo, bakaba basa nk'aho bakora ibintu bimwe kuko babakundaga. Biriya bintu babidusobanura gute? Ubundi agukanuranyirije niko bimeze ya n'urukundo. Ni ukuvuga ngo bamwe bashobora kuba bafite n'ibihangano byabo, bafite n'ubuhanga mu kwandika, ariko akaryoherwa
cyane n'ibihangano bya mugenzi we yakunze, bityo akazisubiramo. Rero uburyo kuyisubiramo ni uko aba yarayikunze kandi yayisubiyemo n'ishema ryo kuri n'ishema kuri wa muhanzi uriya nyiri guhanga igihangano kiri original, kuko yumvise cyasubiyemo mu rwego rwo kubagiha agaciro cy'uko aricyo cyakoze muri sosiyete. Wa wundi ugisubiye muri nta kibazo rwose, cyane cyane biba bishingiye ku rukundo akunda cya gihangano cyangwa se akunda wa muhanzi. Iyo ukunze guhimba indirimbo akenshi ni bantu ki ukunda kurasaho cyangwa gutuma message yawe iba yabareba cyane? Ni urubyiruko se, ni abasaza, barimo aho hagati? Ni bande cyane indirimbo za message ibikunze kubireba? Message yanjye ubundi iyo ngiye guhanga ubutumwa bakubiye mu ndirimbo zanjye mbugenera abantu bose, by'umwihariko abagize sosiyete nyarwanda. Cyambere indirimbo mu kinyarwanda cyumvikana gisobanutse, niyo ngiye kuzimiza sinkabya kugira ngo hatagira ababihomberamo. Gusa wenda hakaba harabaho guhina amagambo, indirimbo ukayiha iminota mike kugira ngo itarambirana kandi ukore ku buryo ya minota mikeya ihwanye n'ubutumwa ushaka ko butaguhita. Ariko abantu bose bashaka kugira ngo indirimbo zagize bafashe abantu b'ingeri zose. Hari nk'abantu by'umwihariko uri umuhanzi, hari nk'abantu by'umwihariko bigeze baza bakagushimira ati hari nk'indirimbo yawe rwose yadufashije mu buzima bwacu bwa buri munsi, no kuri warakoze kuba waranditse indirimbo n'igihe wabwiraga? Hari abantu bigeze bakubwira kuri ibyo bintu? Barabimbwiye benshi cyane ko aribo navugaga. Indirimbo mfite indirimbo yitwa Rwanda Kimararungu, ni indirimbo ivuga ku bahanzi bose, si bose kuko harabona sigaje bari benshi cyane, ariko nagerageje kuvuga ku bahanzi bose ba kino gihugu cyacu cy'u Rwanda baririmbye indirimbo za gakondo zitandukanye. Ubwo rero iyo ndirimbo abantu bose yarabubatse barayikunda cyane, yitwa Rwanda Kimararungu, ariko abantu bose bayita Rwanda nziza. Bayita Rwanda nziza kubera ko buri muntu yita uko ashaka. N'indirimbo yanyuze abantu, n'indirimbo irimo abahanzi bose naragerageje kubavuga mu rwego rwo kubaha agaciro, cyangwa se harimo n'abatabarutse n'abakiriho bose mbashyira ku murongo umwe, mvuga ubuhanga bwabo, ubwiza bwabo, ibihangano byabo, nkajya mvuga izina, mvuga n'igihangano cy'umuntu. Rwanda Kimararungu mukaburayi uraza kongera ukaducishizaho abantu bongere banakumve neza, ariko ndashaka kubaza ni gute abahanzi mu bihe byanyu ni iki kintu abatabarutse wenda n'abakiriho se bagiye bagusigira wakumva ugifata nk'urwibutso cyangwa wabibwira n'abandi mu buryo bw'imikoranire yanyu mu bihe byanyu? Urwibutso badusigiye ni rugari cyane, nari gusubiza mu magambo makeya. Ni uko mu bukwe tuba turimo indirimbo zabo nyinshi turaziririmba, tukazicuranga ku buryo wumva ko ari ikintu bakoze, ku buryo wumva ko ari ikintu cy'agaciro gikubiye mu butumwa bw'indirimbo baririmbye, ku buryo wumva ko twabagenderaho cyangwa twagira ikintu twabigiyeho. N'indirimbo ivuga gutyo ngo indirimbo ye ujye gufata igihe cyo kuyiga kugeza ubwo nyicuranga nka nyirayo ntamukunda. Abo rero nibo twagiye dufatiraho ingero. Yego, nk'iyo ndirimbo umuhoza wanjye ni nk'iki kintu kwibutsa by'umwihariko? Inyibutsa ko umukunzi we, byonyine iryo jambo muhoza wanjye, ni umuntu mu buzima bwe ni umuhoza, ni umuha umutuzo. Noneho akongeraho ngo wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge. Nkuko nanjye mvuga ngo
tambo iribagiza uri umwana w'ingenzi gakoni k'abakobwa iribagiza uri umwana w'ingenzi cyo tambo ukuze neza n'abatakoze baze kukureba ayo niyo magambo y'ikinyarwanda dukoresha twagiye dukura mu bakuru. Iyo ndirimbo yagize imbaraga nyinshi cyane kugeza n'ubu abantu baracyayikunda cyane. Mbwira uburyo imikoranire uyisubiranamo na Lil uko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi nyine ibyo bindi bambazaga bati indirimbo zawe uzihanga ugamije kuziha urugero rw'abanyarwanda, ngusubiza ko ari ingeri zose ufite se n'abato n'abakuru, ni ingeri zose z'abanyarwanda, kuko uriya mwana birahabanye cyane kuba yaratekereje ko agomba kunshaka akansaba ko irandirimbo twayifatanya kongera kuyisubiramo. Ni ukuvuga ngo hari ahantu yamukoze kandi ari umwana mutoya. Niyo mpamvu rero mu guhanga kwacu duhanga indirimbo zifite ikinyarwanda bityo kikaba kibura bakumva ko bagomba kugaruka ku isoko. Nuko yumvishe ko ari indirimbo kuko yuje umuco, ubwiza, ijwi ryiza, melody nziza, ijwi ryiza, akavuga ati umusaza reka murebe nanjye tugire icyo twakora. Nuko indirimbo yamunyuze buri bwa rero yafatiye urugero kuba yafatiye niwe wafatiye urugero ko n'abandi bose burungana urwe nuko abayikunze ni benshi. Wenda turimo turagenda tugana no ku musozo, ariko ejo ku munsi washize hari itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri, ngo ni umunsi wa gapapu. Uriya munsi hari icyo uziho? Uriya munsi ntacyo nkuziho. Inkuru yakaberuka nta kintu natubwiraho. Buriya rero inkuru yakaberuka nje nari mutoya, orchestre mara ari orchestre ikomeye bacyuzuye, byari muri 86 na 7 8 ni ukuvuga ngo ni orchestre yavutse kera cyane muri za 79. Ubwo rero muri iyo myaka bakira abasore buzuye kabisa bahinda umuriro, ari ikibatsi gitwika cyane. Nyina ari umwana rwose bigaga nka primaire nko mu wa 4. Urumva ko inkuru zakaberuka n'ibyo zabayeho, ariko burya umuntu bita Mimila Rose ni ubisobanura neza, nanjye bwanjye kumva numvishije amakuru ntarinzi. Yigeze yibasobanuraho? Ndumva ku maradiyo atandukanye bisobanura, ajya bisobanura. Nta muntu urayikubwira gutyo ngo mwicare muyiganire? Ntabwo twayiganira, abantu turabiganira cyangwa se tukabyumva gutyo, ariko ku buryo yumva nta makuru yimbitse dufite. Kumva ko kaberuka yabayeho, tukumva ko Marita yabayeho. Ariko iriya ni inkuru mpamo cyangwa ni? Iriya ni inkuru mpamo, ubundi orchestre imara abantu baba professionnel cyane. Ku buryo umuntu agirana ikibazo n'umugabo cyangwa umugore akagira ikibazo ku giti cye, akandika iyo nkuru akayizanira imara, ati ni muyindira imbere mbaha amafaranga. Muyindira imbere mbaha amafaranga. Umuntu nawe aramutse aje akaguha igitekerezo ibyo byamubayeho, nawe wamwandika indirimbo cyane rwose, apfa ku mateme y'ibintu byamubayeho, akambwiramo amagambo make ashoboka. Ahandi nk'umuhanzi nyine nagura inganzo nanjye nkakiramo ibindi bibura nkabiha umurongo kandi bigasobanuka. Ibyo turabikora cyane. Yego. Ase ibintu bita igishego byumvaho? Ibintu by'ibishego njya byumva. Ibintu by'ibishego ko ari ijambo rinazimije, ubundi mu bisobanuro mute? Nyine iryo jambo ry'igishego, ubundi igishego ni ikirundi. Ni ikirundi. Burya rero ikirundi gifite ukuntu kivuga ijambo mu kirundi, nyine ukahita ucyumva vuba. Burya nabahanga cyane mu kuvuga, ugahita ucyumva vuba utigeze ujya kubisobanura ibindi, ariko ijambo igishego tukakigarura mu kinyarwanda sa nawe ujye ngisobanura. Kuko nagisobanura wenda nk'imvugo nyandagazi, imvugo ituje ikinyabupfura, cyangwa imvugo igamije mu kuvuga ibyo mu Rwanda turenga bivugirwa mu mbere. Ni ukuvuga ngo n'ikiganiro kitajya habona bitakagombye no kuririmbwa. Kuko umuntu aririmba burya bagamije gutanga ubutumwa bwiza. Gusa nk'umuntu uririmba ibishego koko niba cyarimo yigisha societe ahubwo ko arimo ayisenya. Njya mbyumva. Ujya ubyumva se nawe mu ndirimbo kumva ko harimo ibishego? Njya mbyumva rwose. Uko njye tugenda tubibwirwa n'abatoya, twebwe turabyumva ntitwumva ibyo bavuze, ariko tugenda dukurikira. Ikibazo cy'amagambo se y'umwimerere w'ikinyarwanda cyangwa ni amagambo wenda twakwita slangs zaje ibintu by'iki? Ni ukuvuga ngo ni amagambo bazimiza mu rwego rwabo mu rubyiruko mu myaka bafite, ariko bakazimiza n'ibyo bintu byabo, ariko ugasanga nyine mu bundi buryo ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari umuco. Ahubwo nk'inteko ururimi n'umuco, sinzi impamvu yagombye kureba kuri
buriya butumwa butuje, buriya butumwa ntabwo bwuje injyana, ntabwo bwuje ubutumwa nyabutumwa, ntabwo bufutse, ahubwo bagombye kureba nk'inteko y'ururimi n'umuco, bakareba ukuntu bakosora urubyiruko bakarukebura, kuko iyo bavuga ngo kuririmba ibisheguze ntabwo ari byiza, ntabwo njye nabifana sinanabishyigikira. kandi rimwe na rimwe bavuga ko bibaha amafaranga. none tugira ngo ibintu byose biha umuntu amafaranga nuko yabikora. Ari umuntu yaba mu esukoro cyangwa akajya gutega abantu akabanika. Urumva se ibyo byose atari ingeso mbi, bakaba esukoro bakabeshya, bagakora ibintu bitari byiza mu muco nyarwanda, kandi ibyo ngibyo ntabwo ari sawa. Donc inama watanga ku bishego no kuvuga ngo ijambo ibishego icyo rigamije niba babonamo n'amafaranga, ntabwo bakagombye gushakira amafaranga mu bishego, ntabwo ari ibintu byiza bihabanye n'umuco nyarwanda cyane. turi kugenda tugana ku musozo, none ndi kwifuza ko mbere yuko ugira ubutumwa uha by'umwihariko urubyiruko n'ababyeyi, uyu munsi atanga ubutumwa ugeneye urubyiruko n'ababyeyi, abantu bose kugira ngo bisangemo. Ndashaka ko none wongera ukanshiriraho kuri ka karirimbo mu kanya wari wambwiye wakunze cyane, ndashaka kongera kandi hakikangiye cyangwa kundi muhanzi nutwa abandi bahanzi ujye dukoraho. Umuntu agahita yimenya se, reka dushyiraho twumve ko abantu bazakamenya. yitwa umutoni wanjye. Hari yundi bavaga impanga, bavukanaga impanga, bamutaga Alex Kagame. Noneho reka noneho tuze ku nama ugiye guha urubyiruko ndetse n'ababyeyi muri rusange, tugenda tugana ku musozo nk'umuhanzi. Ubundi inama naho urubyiruko cyangwa se ababyeyi urabanza ugahera, kuko umubyeyi burya ntako batagize. Umubyeyi abyara umwana, burya kubyara hagati y'umugabo n'umugore burya ni umushinga baba bakoze, ni umushinga ukomeye. Uriya mushinga rero bamaze kuwuhuza bakawushyiraho ibikenewe byose nk'uko umushinga bikorwa, bamaze kuwiga bakawushyira mu bikorwa, burya ukurikizaho n'inama birumvikana. Inama, impanuro, guhana umwana kumuha umurongo mu mikurire ye. Ahubwo ikibazo buriya ni umwana. Umwana yakuze agatangira gutana n'ikinyarwanda, mu zindi ndimi ni ukudeviya. Gutana agata umurongo w'ikinyabupfura, uburere ababyeyi bamutoje. Buriya ikibazo aba ari umwana. Inama rero nagira umwana mbere yuko yonyigira umubyeyi, nayigira umwana ngira ni umwana iyo bamwohereje ku ishuri, sibyo umubyeyi akakirya akimara agasenya agasambura kohereza umwana ku ishuri. Numva ko harimo discipline, harimo ibintu byinshi yatojwe, njye nako umubyeyi abatagize. Umwana akagenda yagira hirya akimura ibiyobyabwenge, yagenda hirya akajya mu bindi bintu, yatanye nyine yajya mu bindi bintu bitari byiza. Burya abarimo gutenguha umubyeyi we urimo ukoresha za mbaraga na bwa bushobozi yamutanze wagiye ku ishuri. Ni ibintu byeze rero mu masegonderi, guhera muri turankome kuzamura kugeza mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6,
usanga ari ibintu biteye agahinda bibabaje. None se urubyiruko rw'igihugu mu kindi kinyejana kiri imbere, abantu bose bana ku mashuri mu primaire na secondaire, mu kinyejana kiri imbere nibo bazaba ari abayobozi. Ya tudusabwe dushaje batuyobora barimo abayobozi b'ingeri zose. Ya no kuvuga ngo rero bari abantu bateye impungenge twebwe nk'ababyeyi cyangwa nk'abantu bakuze, harimo n'abayobozi b'igihugu dufite impungenge kuko urubyiruko ni ugukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo turukebure ibiyobyabwenge n'imyitwarire idahwitse irimo irabangiza. Buri rubwabo ni barebe ngo baragana hehe, ibyo barimo bizabageza he. Bizabageza hagati aho ni umukoro umuntu abatanze kuko turi ababyeyi benshi mu gihugu. Regis mukuri iki kinyamakuru cyawe kirimo kirakora umuti mu gutanga ubutumwa ku bintu by'ingeri zose, harimo n'urubyiruko. Abakurikiye kino kiganiro ni bumve ko urubyiruko rw'igihugu nirudakebuka ngo rufate umurongo wo kuba kwiha agaciro ngo babe abazavamo ababyeyi bejo, bazahekera igihugu, bazavamo abagabo, bazavamo intwari zizarwanirira igihugu, cyangwa se zikagirana inama zigatabarana ku bwazo muri karitsiye aho batuye, kuva mu isibo, mu kagari, mu mudugudu, mu murenge, kuzamuka ku rwego rw'igihugu. Nibatuma yuko igihugu kibareba, bazaba barimo ni nk'amahano, ni nk'ishyano baba bagushije badatekereje ku icyo kintu cyo kwikebura ngo bigarure bagaruka mu murongo. Ubwo n'ababyeyi barumva bahozeho, ubundi kuhana n'uguhozaho umubyeyi buriya ntabwo ndahamya ko buri gihe cyose umwana we kwasohotse uko yinjiye umubyara muhana. Umubyeyi mwana ni yumva impanuro z'umubyeyi, bityo ibintu bigende neza. Yes, turifuza igihugu kizima, kandi igihugu ni urubyiruko rw'ejo hazaza. Umubyeyi navuze ko nta kibazo afite iyo yafashe umushinga wo kurera buramba kubyara uriya mwana akamurera akamumenyera inshingano zose, burya nta kintu kibi yatukomera ku kiba ku mwana we. Ntabwo akomera ko umwana wagwa mu bafite imyaka 2 hariya ngo cyangwa ngo ajye mu mbabura, cyangwa ngo ajye mu mbabura iri ko mu mbabura iriho amazi yabize, cyangwa ngo asohoke imvura igwa nyinshi cyane, cyangwa ngo izuba ribi, cyangwa ngo ajye hari atarabuka renga irembo ahantu harimo kunyura imodoka n'amagare, uhita umufata kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 3. Niyo mpamvu yakimara ku musore imyaka 19, 12, 13 burije zamaniro z'umubyeyi ko kunafata umwana ngo hafatagwa mu modoka, hafatagwa mu mbabura, hafatagwa muri amwobo, udakandagira rero atupa cyangwa uri amusumari. Yakuze umucazo ukamubwira mwana wanjye ibi ni dore byiza, ibi ni bibi. Burije rero ntacyo butakoze umusanzu wo bawutanze. Yego. Hanyuma rero gira icyo ubwira abakunzi bawe by'umwihariko. Tuvuye mu nama nk'umubyeyi, gira icyo ubwira abakunzi bawe bategereje indirimbo yawe tubwiye ko izasohoka mu kwa 4 cyangwa mu kwa 5. Gira no icyo babwira abakunzi banje. Rero ngira abakunzi benshi, by'umwihariko ngiye ndirimba Ikinyarwanda, ndirimbira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mbona uburyo mu gihugu baba banyotewe, bankunze, bafite ibiraka hirya no hino, ndirimba mu bukwe, mu anniversaire, mu biraka bitandukanye, mu mahoteli, ibitaramo bitandukanye. Ni muri urwo rwego mbona ko n'abanyarwanda bo mu mahanga banyotewe. Ndifuza ko havamwe abakubita babangura, abafite bakwe bakantumira nkajya kubaririmbira hirya no hino. Nkeneye kujya kurimbira ku isi hose, nkazenguruka ndirimbira abanyarwanda bari batabasha kugira mu gihugu, cyangwa bagira ntibambone, nyotewe kujya kubaririmbira hanze. Ikindi mbere y'ibyo byose ndateganya album itazarenga indirimbo enye. Album indirimbo enye? Yeah, zabirimo indirimbo z'igiswahili 2 n'iz'ikinyarwanda 2. Iyo album nzayisohora, imara kuyisohora ndumva ariyo nzasezereraho. Nakantu ugomba kumva neza kuko nabakurikiye kino kiganiro cyawe Regis. Karekezi Regis. Album indirimbo enye? Ni album indirimbo enye. Cyangwa ni EP? Indirimbo enye kuvuga ngo indirimbo 2 z'igiswahili, indirimbo 2 z'ikinyarwanda. Bityo rero nimara kuzisohora nibwo nzareba ukuntu nakora turuna ku isi hose ndirimbira abanyarwanda bahari. Kuki album indirimbo enye? Nuko rizo nshaka gusohora zifite imbaraga, kandi nkazihagariraho. Album indirimbo enye? Iyi ndirimbo enye. N'ubutani nyongera kumbaza icyo kiganiro ntuzakabaza zagasobanura. Ndimo ndazitunganya. Bityo rero ndifuza ko mu kuzisohora kwanjye bazitegereza, kandi bagakomeza bakankunda, bagakurikira ibiganiro byanjye ku ma YouTube. Babwire platforms zawe none ushobora kuba bagusanga. Ukuvuga ngo kuri Instagram ni Mavenge Sudi, kuri YouTube channel ni Mavenge Sudi. Ahantu hose
kuri social media urambona ukoresheje ayo mazina ibiganiro byanjye maze igihe na postinga yewe ndi mu bitaramo byinshi cyane hirya no hino ariko ubu ngubu ngiye kwiherera nongere nshaka utuntu two gusubiza abakunzi banjye n'ubu ndabashuhuje n'ubu mbaganirije ibindi rero ubwo numpamagara hari ibindi tuzaba twateguye dutegurira abakunzi bacu yego rwose by'umwihariko kino kinyamakuru ya Regis rwose cyawe yitwa Wordstar Entertainment. Yes, okay. Nukuvuga ngo rero tubahaye ikaze ko bazajya bakurikira ikiganiro n'ibishyashya n'imigabo n'imigambi tubafitiye mu bijyanye n'umurongo wacu w'ubuhanzi kandi ntabwo tuzaterana abakunzi bacu n'ukuri bashonje bahishiwe ibyiza biri imbere barakoze cyane reka tubashimire reka tubashimire mwe twabanye n'ukuri mwe mwatwemereye kujya ku screen yanyu mu matelefone yanyu ni ibikorwa bigiye bitandukanye kandi n'ukuri tubashimiye mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu ini Wordstar Entertainment ndi Karekezi Regis ibiganiro byacu byo nakagaruka.